Hello my people, muraho mumeze neza, reka nizere ko muri amahoro, nizere ko mwese mumeze fresh muri rusange. Uyu munsi reka mbifurize kugira amahoro y'Imana, abameze neza ndetse namwe mutameze neza, Uwiteka aborohereze kugira ngo ibintu bigende neza cyane muri rusange. Iyi ni BVN TV Rwanda, njye ni Jacques Morgan Twizere, tuje mu kiganiro cha BVN Talk Show. Nkuko mubimenyereye, turaza tukiganira ibintu bisanzwe byo mu buzima busanzwe, ariko kandi ushaka no gukoramo ikintu runaka gishobora kuba cyagufasha cyangwa se kikagusigaramo nk'isomo wafashe. Uyu munsi ngiye kuganira n'umujene umeze neza cyane, mutarama mwita Elimex. Umeze neza Elime? Meze neza cyane. Bintu n'amahoro? Bintu n'amahoro, ndashima Allah. We bimeze bite cyangwa? Nanjye meze neza. Meze neza nayo maze ukuntu meze. Bo nanjye meze neza, ndashima Imana. Tugeze mu kwezi kwa kabiri kabisa, umwaka urumva turi kugenda tujyana gake gake cyane. Hanyuma rero ukwezi kwa kabiri kubamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Saint Valentin niyo nzi, ariko se tutaragera kuri Saint Valentin, ubundi ibiceri biri kuboneka? Ibiceri biri kuboneka, nari umwaka utangiye neza. Bivuze ko umuntu uzatamo kuri Saint Valentin azagowe neza. Nuko nawe mfite ase ubushize tuganira ku bintu bya Noheli n'ubunani, bambwira ngo nta muntu ufite. Kugeza na n'ubu se tuvuge ko abantu badukurikira batigeze Noheli naramubonye, n'ubunani ndamubona. Ukeneye n'uwa Saint Valentin? Unegereje wa Saint Valentin. Akaza ari umunsi umwe nyine? Ari umunsi umwe. Nese ashaka iminsi ingahe? Icyumweru wa burundu se? Wa burundu sindakura. Ntabwo ari impamvu kudakura, ariko ntabwo ari ngombwa kuba aka kanya natangiye gutekereza ibyo bintu pe. Murumva atari mu bintu nyine nsabwa cyane, ko usanga nyine ku myaka nk'iyanjye cy'abantu turi mu kigero kimwe, ntabwo akwiye kuba ariko fokasinga kuba yashaka. Njye nawe ugira inama yo kuba biretse agashaka ibiceri. Ubwo se uwo mukunzi w'umunsi umwe uba ukeneye urukundo cyangwa hari ibindi bintu nyine ushaka kaguha kuri uwo munsi? Gusa we ntabwo wita umukunzi, ariko n'ubu ni umukunzi. Mugomba kwenjoyinga uwo munsi, then mugakomezanya. Umuntu mwabaye n'inshuti nyine, n'ubundi abasanzwe nk'inshuti yawe, urumva ushobora no kumukura ahandi akaba inshuti uwo munsi, mugakomeza muba inshuti. Niyo mpamvu uwo munsi ndashaka umuntu unyandikira ambwira, ushize narababonye bagera nko muri 5, ndavuga ati nanjye ngiye gukora babandi bakoze kandi b'imyaka za 80. Ushize mwari mumereye nabi mu myaka ngo za 80, ntabwo nabikora. Awapi mbashaka abantu b'urungano. Ndetse urasanga umusaza cyangwa natuvuge usanze igikecuru kiragutamitse, wareba ino kigahita. Naho mba nashaka nyine umuntu ukuze cyane. Wapi abo bo munsi umwe nyine usanga nyine ari abo ngabo abo nabo tuba duhuje vibe, niko nabyita. Abo bo munsi umwe usanga nawe nyine ari uwo mu mama cyangwa se umuntu nyine ukuze, nawe ukeneye umuntu umuha ibyishimo by'umunsi umwe. Ese nta muntu tungana ushaka ibyishimo by'umunsi umwe. Ibyishimo abo ngabo baba bashaka abantu babakunda iteka ryose man. Ibyishimo uri kuvuga njye sinzi n'ibyari byo buriye. Njye umuntu dusohokana, none si ibyo ushaka ibyishimo bindi ni umuntu dusohokana, urumva si ibyo byishimo nanjye ndi kuvuga. Zahari ibindi wapi ngiye ko narutangiye kuvuga ngo nibo bashaka ibyishimo. Hari ibindi wenda waba uri gutekereza, ariko nyine ubwira ibyishimo nshaka ku kigero ndiho. Ibyishimo nshaka ni wa muntu dusohokana nyine tugakora ibintu biri crazy. Biri crazy, something like say ni ibintu nyine muri rusange ubwo byatuma mwishima byose nyine kuri uwo munsi. Ibintu bikinze so barabizi, reka bena nabivuga hakiri kare. Uzabimubwira nese nta no guramubona umunsi yabonetse, uzatubwira ati rero mukunzi wanjye, kugira ngo bitazangora nk'ubutaha gukora choice, ko nk'ubutaha byangoye gukora choice. Aba abantu nabonye abantu 8, urumva mwe navuga ati wowe tuzadetingana mu kwambira ku ya mbere ku bunani. Wowe hagati noneho Noheli ndaje nyiriri wawe, ubunani waramamagaye urabiza hano narindi kuri Noheli nabwo nari mfite ahandi hantu ndi. Ako nabonye nyine umuntu muri famille nawe ati ntabwo nakati umuntu muri fame, niyo tugomba kugira ute kwenjoyingana. So nde buriya kuri Saint Valentin umuntu yijyaniye na merewe cyangwa n'undi muntu nyine ntabwo yamuha ibyishimo. Ngomba gushaka umuntu nyine uri bugushimishe byo munsi umwe, kandi ushaka kujyana n'inshuti yawe bisanzwe. Ajya umuntu adafite iyo gahunda, kuvuga ngo ureba wa muntu n'ubundi ufite gahunda, agatinye kuri Saint Valentin ndashaka nyine kwenjoyinga. Nkanjye kwa ko mfite gahunda nyine, ubwo bonye ni umuntu duhuje gahunda, twakora tukagenda tukigendera. Hakuno usanga umuntu agenda avuga ati ngenda ndashaka kuri Saint Valentin kuzaba ndi mu kabari. Ese nkunda kujya mu kabari, ariko bitewe nuko ari kuvuga ku kabari, ariko ikizana twajya mu kabari twagenda tukajya ahantu hiyubashye. Ntabwo ahantu hose hiyubashye nyine bavuga ngo ni mu kabari mwakwenjoyingira. Nk'umuco wangu kugenda ngaho ati ngiye ngo naho kwirebera view
y'umujyi uko mukagenda ukajya ahantu hejuru nyine mukamusoma akantu utuntu tw'utuji utuntu tw'udufanta mwambaye ariko amabara y'umutuku n'umukara umutuku n'umukara oya nkunda no kwambara umutuku ariko Saint Valentin ni uwo munsi kubera ikizi uwo munsi ugomba kwambara kugira ngo wisanishe n'uwo munsi none bibaye na byiza wahoze uri kumbaza nyine ngo ahantu uzagurira ururabo ugomba nyine no kurushaka rw'umutuku uzurabo ikintu nshaka kuzarumaza se njye ndashaka kuzara nyine abantu bari singo nkaba buri wese ngenda mukubita akarabo fata akarabo washatsemo mwese ahubwo uri singo ugahita ukamuhereza byaba na ngombwa n'impeta ukaba uyifite hafi aho ushaka ukamuha wenda ugira ngo wari uri kwikinira kandi ugasanga bibaye seriye ibyo bintu rero byo gukinisha abantu nibyo umuntu aba adashaka ibyo gukinisha abantu ntabwo biba biri fair hagiye ukina n'umuntu ugasanga we yari ari seriye noneho kwa kuntu nyine wari uri kuvuga ngo yari prank ugasanga yari seriye cyane ko hari igihe ukora prank nyine bikarangira ibintu bibaye seriye bigatuma wa muntu umukomeretsa umutima ni gute ushaka gutanga amafaranga yawe ugiye kugura ururabo ukaza nyine ufite gahunda yo gukinisha umuntu ahubwo nawe uri seriye ariko utaraba seriye neza ubatereka kuruzana ndebe kuri ya muntu nena mu Rwanda ndeko yanyemerera ashaka ukwemera nyamara gatavamo urukundo rwanyarwo je nawe mfite indabo nyinshi n'ikimenyimenyi wikuva naga ari ubwo guha abantu batandukanye guha abantu batandukanye usanze umuntu ategereje bisi kahinduka kagakurayo kati fata karabo unagataga gukubita mu mutwe akagushishagura aho ngaho ubonye content wati hanga dore Morgan baramunereye kuri kamera ugasanga undi aricaye hakuno sa umuntu nyine ari muri phone nta kintu ari gukora afite phone mu ntoki gusa yego kavuga ati bimeze bite katukura akarabo ugasanga arishimye kumva nagashyange nzakora kuri Saint Valentin ese bonde bari kuri Saint Valentin ni ngombwa ko umuntu aba afite ikintu ari buhereze undi mu gihe ufite umukunzi wako wakwiye kubikora nyine mu gihe ufite ubushobozi ariko ese n'amafaranga ufite ushaka kuba wenda ufite amafaranga yo wenda uri bumugurire iryo cupa wenda nipura muri buruje nyine ako ka brochette n'iki ariko wenda nta bintu ngo by'indabo nta bintu byo kuzana ngo biki Saint Valentin uri munsi ubundi harimo na benshi iyo utamuhaye ururabo rwose ntacyo aba ari gufatamo dore ikibazo abantu hari ukuntu bumva ibintu mu yindi sansi uriya munsi ni umunsi w'abakundana cyangwa abakundanye sibyo mu gihe ufite sheri ukwiye kumwitaho nimba buri munsi wari usanzwe muvugana kuri phone mudaboherwa kubonana uriya munsi mwakwiye kubonana hakaba hari ikintu kiri different nuko mwari mubayeho cyangwa mwari mubanye uwo munsi nyine ukamuhamagara ukavuga ati duhurira aha abantu ushaka no kuganira ariko bavuga abaye ikintu kiri different cyangwa nimba wari usanzwe umuha utugift ushaka kuba bamuzana gift y'ikisi gift bakunda guha cyane n'iki anakunze gutanga gift ngiye mbona babahereza indabo n'urwo rurabo nyine impamvu batanga indabo nuko utwo tubishwe nyine ariko twiza twiyubashye tumenyere nk'utwo tutanarenze ariko abantu bakeneye kumenya ikintu kiri different n'icyo abantu basanzwe biteze nimba abantu bose batanga ururabo gute wotangiye n'uvuga ati kuri Saint Valentin noneho muhaye agakeke bwari urugero kuri Saint Valentin ngiye gutanga agakeke cyangwa kati kuri Saint Valentin ngiye nzaguha gift ya t-shirt ubwo ni urugero nyine ariko sinzi impamvu ndakeka ururabo ruhenze cyane kurusha sinzi impamvu nk'abakobwa mbona ibintu byo kuvuga ngo umuguriye ngo imyenda ngo niyo gift umuhaye akenshi mbona hari bitabashimisha abashaka nyine akantu nyine kari aho ngaho katanarenze ariko nyine kagaragaza ubwiza ariko byaterwa n'umuntu umuhaye uwo ari we ese uramuha t-shirt nawe urayifite urayambara ushobora kumuha t-shirt urugero ushaka kumbwira nkanjye ati giye guha t-shirt nkabyemera cyangwa ukama jumper cyangwa kanabinongoza ariko ushobora kuzana jumper itandukanye na za zindi usanzwe ubona usabuzane jumper iri ifoto yawe nta kuntu nyine bya mu mutwara akantu kahita kakuza buri mu mutima ugati ushaka gusanga adakonde ifoto adakunda kwambara nyine ariko ubuze ikintu akunda kandi wowe uri gushaka uwo munsi umwe gusa ikintu akunda wakimenya ryari njyewe umunsi umwe noneho reba abatari cyageze kandi ukeneye umuntu uzaguha ibyishimo uwo munsi ukamuha n'iyo gift uzajya kumenya ngo akunda ibiki ngibiki njyewe dushobora kuganira isaha imwe yonyine ugahita umenya ibintu byose akunda ikintu ukunda n'ukuntu uteye mpita mbimenya nshobora guha urugero moga reka mubwire azo ndetse nkakwihera gikundiro se gikundiro ako kaze muhamagare mu kanya gikundiro nawe yakoze ikiganiro aherutse gukora ikiganiro n'undi mu jama nubwo nyine bagaruka ku bintu bya Saint Valentin avuga ko akeneye umuntu
uzamujyana kuri uriya munsi kuko Gikundo ahubwo gute mutakuyunga mukagira uko mugira nyine nako ka gift Gikundo ako ka gift wese ugakenera Gikundo n'imizi ahora akeneye gift ndetse ushize yatangiye Gikundo nta nubwo agorana ntago agorana n'undi abakobwa b'abasirimu ntago bakunda kugorana udo mukobwa ugorana aba ni nakabona wa mukobwa uzakugora nyine hari ukuntu usanga nk'umukobwa aba yarababaye imyaka myinshi ugasanga amaze imyaka 6 ari singo umukobwa nta kuntu yabona umukunzi gawe kuvuga ati ako kunjya mbona hanyuma tuyatumya social media ukabona nk'umuntu wari abantu tuzi umuntu amahaye aka gift amaye gift y'imodoka no umukobwa atavuga ati ngo bushaka umuja murenze ndacyo kintu abakobwa benshi bazira uzagira ngo wa mukobwa uri singo nuko yabuze umukunzi oya ahubwo we ubu ukuntu ameze urumva ndikuvuga ko nyine ari ukuntu ubona umukobwa ati mukobwa nawe akwiye kuba ari singo ahubwo ibintu yiyumvamo yabaye addicted na social media ahora TikTok IG akabona abantu agati nagiye ni life nshaka akona abandi bakobwa mu gift babaha no yakwiriye agati se Gikundo mwiza nta kintu baye wundi buno ko neza ni gute mbura gift nka ziriya bari gutanga ati ndashaka nabyo umujama nkuri akikompara na wa umuntu wundi nene agashaka ibirenze ibyo adakwiye kandi umukobwa ubona ko ati umukobwa akwiye guhabwa imodoka Neso hari umuntu utayihabwa imodoka nawe utayihabwa nyine ariko biterwa no wimuha ako mogaya hari umutayihabwa gusa ngo bameze ati ugiye kumwanga ngo umukobwa ngo udafite nyashi ngo udafite kingo ne yabwa imodoka Gikundo rugo afite imodoka nka zingahe Gikundo oya ntago mubwiye wenda go kuri nyashi Gikundo ubuno ndabizi muri comment araza kwandika ngo mwanyibasi cyangwa ibiki n'ibiki ko n'ubundi ari update ndabizi urumva ariko ntago ari icyo ngicyo wagenderaho hari umukobwa ubona ugasanga nubwe arimo ibishoro byinshi nese umukobwa afite igisuko cya 15 ku mutwe urumva n'urugero 15 maburetse nyine nayo umvishe ko ari make yambaye keci yo muri cago cago usanga arimo keci ya 3 ku bakobwa yambaye ipantaro yaguze 1000 handi muri tora nyine ugenda utera hejuru yambaye agapira urumva umukobwa yambaye angahe nyine ushaka usanga atambaye menshi ariko Hermes nawe urabizi ko umuntu ufite amafaranga kenshi usanga nyine atajya no mu bintu birenze byo kwambara n'iki kwambara menshi nako kugaragara neza urabyemera se cyo kuza nambara kugaragara ko bijyanye n'imiterere se nyine umva ndacya kukubwira umukobwa aho dore ku myambarire sibyo ntaberewe yambaye ibintu bya make ntaberewe sibyo ushaka kwa kanora kaguze make ariko ari keza ntibimubereye umukobwa hariya nyine mani kwereka umukobwa uri kuri level yo hasi n'urugero ni utamujyana na mukobwa uri wabaye wenda keti ya 30 t-shirt ya 40 ipantaro ya 70 urumva igisuko kigiri 5 n'urugero muhaye nagona kuri level n'uwo mukobwa ubwo ugiye kumuha gift niyo waha imodoka uwo ngo urenze uwo ngo nyine ukumva nawe ugiye kumureba abonwa n'aba tipe bafite imodoka kwa ko nawe ubwe asohokera ahantu hari classic mu gihe asohokera hariya mu marange nyine agafata pura ya 3,000 urumva undi ari guturitsa champagne ngo uri kunywa amajuice n'agakoma urumva kakakuyoboka warangiza ngo urashaka go boyfriend ngo uzavugishwashwa bro ufite n'amafaranga nyine abakobwa bagomba kumenya nivo bariho bakamenya n'abakunzi bashaka kimwe n'abatipe nabo nuko umutipe usanga expending ibiceri byinshi ku mukobwa utamukunda kwa ko umukobwa abona ko ari kuri high level naturamu baby ni mwiza ngenda mushaka atari kureba ukuntu kwikofagaze then akayatanga ya mafaranga avuga ati ngende gushaka umukunzi imukobwa ibikini umukobwa nawe akavuga ati icyo nguyu ni ikimara akamushyira ku ruhande nyine namwirengagize ko yatanga akakaye n'abandi bashora ibirenze ibyo ngibyo agateka ndiko kubaza ka gatipe niho usanga abantu bafite depression kuko akenshi igihe maze kubona depression zimaze kuva mu nkundo niko nabivuga abantu benshi depression ziri kuva mu nkundo sinzi n'impamvu je sinzi impamvu urukundo rwatera umuntu kuri Saint Valentin baziyunga bose bazongera bamere neza biyunga gute nyine bari bashwanye bongere nyine biyunge kugira ngo nta munsi basi barebe uburyo bahuze nyine bakishima nge niko mbitekereza ariko ubundi Saint Valentin nyine yakaba sinzi buryo nyine twege tuyifata nyine nk'umunsi uzatuma hari ibintu nyine byiyongera kuri wowe wari ukeneye ikintu runaka nyine ukumva uwo munsi umuntu mukundana agomba kucyuka uko byagenda kose
njye nawe maze kuvuga ku kintu cya depression. Uko depression iterwa n'iki? Ni ibintu byinshi rega nese ntabwo ari urukundo gusa nunareba urugero naguhereza. Nureba lifestyle y'umuntu, urumva imibereho ye, ukareba ibintu haje social media, ama platform menshi abantu bakoresha. Yego. Nuramuka urebye wa muntu ugiye kugira ngo ubwire umuntu uzamenya ko afite depression wa kenshi y'urukundo. Nureba bya bintu akunda kureba, bya bintu akunda gupostinga. Hari ikintu bita cookies. Sinzi ku ma browser nyine cookies iyo ireba bya bintu ukunda kureba akenshi kabyo ihora ikuzanira biri continue. Yego. Nureba wa muntu uzasanga post ze zirimo depression. Typing ze zirimo depression, amafoto yarimo depression. Ziri kuva he? Ari kubabara mu rukundo, urumva? Umutipe amwatse nimero, akumva ko abakobwa benshi rukundo bafite ukuntu yumva ko kwimana namba ari ibintu birenze, urumva? Akumva ko kwimana namba ari ibirenze. Je nagwa nk'urugero, urumva? Yego. Burya kuno kwishuri nyine urabizi buri wese aba afite gahunda ze. Urumva ntabwo nka primaire umunyeshuri nyine ahabwa gahunda na mama we. Noneho ndangije mbona umubebe, ndagenda namusuza se bimeze bite. Urumva nawe ukuntu ugenda ukavugisha nk'umukobwa akajya ugiye kumutereta bitewe n'ukuntu uje, ukamuhamagara utuje nyine ati bimeze bite, ati ni sawa, ese amakuru yawe bimeze se, wambaye namba yawe. Yego. Arangije ngo shuwa wenda ati nyine ma namba yawe, ngo nese ngo nyimaze iki? Ati okay nari digendera. Uzi yarayinyimye ntabwo arazi ngo ndamushaka wiki. Arangije yacize umwanya kaguva ngo nagukinisha ngo gafata ngo nuze kumamagara unyandikire WhatsApp gusa. Ngo this number is for WhatsApp. Gati wafite ngiye sinzi icyo nagushakiraga. Je tindaza kwandikira nawe mbikubwire. Namushakiraga hari ukuntu usanga umuntu muri group imwe. Gati umuntu bitewe n'ukuntu umuntu ari responsible ukuntu cyo kumusigira rege namba yanjye, urumva? Akazajya muri attendance mu gihe natinze cyangwa mu gihe naje kwiga. Arangije ndamwarikira nyine, urumva? Ngo haye mitanarishwe n'ikintu nshaka, urumva? Arangije kaye ngo sangwa nari turangije duhuye nyine next day turahura, base ngo namba nyine kira yishakiraga ati ngiye ngo nakubeshye ngo nubaga ngo nyine ngo nambaye ngishe ugiye kuzajya gunesha umutwe ngo mpamagara ngo ibikingo mu gitondo saa 7 ngo giye ngo naye ngo nimero umuntu azaye uramamagara gatoya abantu bose nabashakira nimero ikintu kimwe. Ntago zimavu nyine namuhisemo ngiye hari ukuntu ndamu hagati y'umuntu nihisemo nyine mwaka nimero, ntabwo narazisevinze bizajya namwandikiye kugira ngo nzi ko umuntu nandikiye nimuhereze. Mbo rero reka n'ubundi ibintu bya Saint Valentin tuzakomeza kugenda tuvugaho kugeza umunsi wa nyawo ugeze, tugenda tubaza abantu uko biteguye irabura iminsi mike, na nyuma yaho ikimara kuba n'ubundi tuzakora ibindi biganiro turebe byari byifashe gute. Ewana urabizi hari inkuru nyine zigenda zikurikira ibintu nk'ibyo, ndashaka kuzashaka abateye abandi dutandukanye byose tuzagenda tubigaruka. Ndashaka kuzareba footage nyinshi zitandukanye nkazanya nifata ahantu hatandukanye, ndebe ukuntu Saint Valentin yari yifashe. Nzajya mu tubari, njye ku mihanda, njye ku ma station atandukanye, ndebe ngo Saint Valentin yari yifashe ute, kugira ngo nereke abantu different hagati yuko abantu babitekereza nuko ibyo byanyabyo nyine bihari. Kuko akenshi usanga umuntu ikintu gituma abantu bababara buriya ni ukubera ko we ukuntu expecting ibintu cyangwa ukabyifuza ntabwo ariko bigenda. Ugasanga uri gutekereza ati sheri wanjye ndashaka ko kuri Saint Valentin atazangurira bino na bino, ugatekereza ko sheri wari uko atekereza. Abantu dufite imyumvire itandukanye, sibyo? Ngiye nk'umuntu ndatekereza ati kuri Saint Valentin umukunzi wanjye ndashaka ko zamuha gift, wenda urugero shaka kuzamugurira agasaha, we nawe kuvuga ati kuri Saint Valentin cyanjye agomba kuzansohokana, nabwo mwabiganiriye. Ugasanga nyine uwo munsi bivuze ko sheri waranarega nubwo umbesha wicisha hirya no hino ngo urumva ngo nawe mfite ariko sheri ari mana, ahubwo ushatse banamubwira gift wumva ushaka. So naba tipe bo ntago bamushaka gift, ni ngombwa ko tuvuga abakobwa ngo bashaka gift, ariko ngo nakora ikintu cya balance, hazigenda balance, urumva? Ubwo nawe arategura gace, niyo mpamvu ko uzaba umugore n'undi akaba umugabo, ukaba umugore akavuga nawe ukavuga n'umugabo akavuga. Menya ko agomba kuzaho ikintu cya gender balance, urumva? Nimba iyo gift ukayiha umuhungu nawe akayiguha, udategereza ko umukobwa uzaguha gift cyangwa umugore uzaguha gift gusa. Oya,
niyo mpamvu n'abakobwa bakwiye kujya kwiteretera urumva je sijya njudging umukobwa navuze ati ngo yavuye umuko amukunda cyangwa amuteresa oya urumva ariyo normal life nyine aho byakwiye no kugenda kuko imbara jida balance nigomba kwibalance amanye abantu bose bakagira uruhare muri relationship kuri Saint Valentin nutegeze ko umugore uzaguha ururabo cyangwa uzaguha gift wapi man n'amafaranga bongo baba yakeneye mujye muyabahereza nabo bayabahereza se mbwira ati ngo bongo batangiye bimana amafaranga uya gihe gito bazaba bari kudukwa nakobwa nyine bazatangira gukwa. Okay, reka rya Saint Valentin tubigarukiriza ahubwo ikindi kintu ushaka tuvugaho ubundi muri BVN Talk Show tuvuga inkuru ziba ziri ahangaha ku mihanda abantu tukabivugaho tukareba mu gihe ubu yari Saint Valentin ahantu hose nibyo biri kuvugwa aba content creators bose bari kugenda bakora ku tuntu nk'utwo noneho no mu yandi makuru nyine asanzwe mu karere ka Musanze umutipe w'imyaka 20 tambira ko yiyahuye okada eko nabyo bisa nko kwiyahura no yafite imyaka 20 ariko no mukanishi none ari kumwe n'abandi bajama nyine urumva umuntu w'imyaka 20 n'ubundi abantu baba bari kumwe baba bari mu kigo muri icyo kigero nyine cy'iyo myaka baba bari hafi aho bari kwinywera inzoga zitwita ibyuma cyangwa se rikeri barangije aho gatuwe mutipe uri tayari twe tugushiraho amafaranga bamereza icupa nyine rya rikeri urarishyira ku munwa urimwe urimare udakuyeho tuhita tuguhereza amafaranga umujera ati ngiye muranze ku kintu kijyanye no kunywa ndo wa mbere bararimo kubita ni igicupa kinini bro ntago ari tumwe dutoya ni rimwe rinini sinibuka neza izina ryayo ariko naryo naribonye umutipe arayinywa narasoza pe ariko nyuma yaho atahwera yaje kurangira apfuye none hari ukuntu nyine hari gukora utuntu nk'utwo nyine wiyemeye cyangwa se ushaka gukorera amafaranga ariko akenshi bituruka ku kwiyemera nawe ubizi ko bitakunda pe cyangwa se na nyuma ukabizi ko uri gupfa hagiye umuntu afite irari y'amafaranga ubona nyine ukuntu abatipe uburyo nyine ubwiyemezi nicyo ashaka tuvugaho uburyo umuntu nyine ashaka kwiyemera akavuga ati ngiye iki kintu ngiye kukihambaho kugira ngo nereke abantu ko ndenze gira ikintu bimbwiraho ibintu nk'ibyo kwihamba ku bintu kugira ngo wereke nyine wereke umuntu nyine kuri uwa danger urenze ukemera ugakora n'ikintu nyine ubizi neza ko kidashoboka ariko kugira ngo abantu bakwemerere gusa ibyo bintu biri mu bintu bituma abantu badatera imbere bituma abantu badatera imbere dore twahoze tuvuga kuri Saint Valentin n'ibintu by'inkondo usanga umutibe we ati ngiye ngomba kwinjira icyana kirenze bro nkabafata urumva ati panje ngabenda urumva uze nari mu spending aho y'amafaranga yose urumva kugira ngo wemeze abantu buriya umuntu yagakwiye gukora ikintu kugira yemeze abantu ahubwo yo agakora ikintu kugira ngo wiyemeze kuko kugira wemeze abantu ntabwo ikintu cyemeza abantu mwari ngo bikunde kwese bafite plan ye ubundi ugoye ko ibishoboka byose wowe ubwawe ukishimisha apara ukwereka ngo abantu urabereka se erega abantu nubwo wanabereka urumva ukuri nyuma kujya ahagaragara niyo mpamvu ugakwiye gukora ibintu utagambiriye ngo kwereka abantu cyeka niba uri gukora content ukora content nyine uri gihambe ku kintu bikarangira kiguhitanye ibyo urumva hari ntabwo umuntu akora content ibyo neza ko yashakaga kubemeza nayo mafaranga ngiye nshaka kubemeza kumva yashaka kubona ayo mafaranga avuga ati aya mafaranga ndayatsinda basaba bamushayitiye nk'ibihumbi nka 20 ingahe akavuga ati aya mafaranga ndayakeneye cyane ko amafaranga aje nguko aje cyangwa ni kwakonde bavuga ngo urupfu ngo amatwi arimo urupfu ngo ntago yumva ihone n'ubundi wasanga ari ryo gare ubundi aba ari bupfe ariko ikintu bita peer pressure urumva ni kwa kuntu usanga abantu bitewe na societe urimo ikigare kikagushuka akenshi abantu baranabizira ugasanga byatewe n'ikigare urugero abantu bakunda kunywa inzoga cyane ntago uriya muntu unywa inzoga aramutse yicaye wenyine yazinywa ngo azigere kuri level asinda bangiye ntabwo njya muza n'umuntu unywa inzoga ngo agiye kuri level yo gusinda murakwiye kunywa inzoga iri mu rugero nese bundi buriya akenshi isaba ariyo tagati nta munezero uri mu gusinda bidasinze se buriya ugira ngo wanywe nawe mu gusinda oya umuntu atanywa inzoga buriya ntabwo abyumva inzoga ntabwo umunezero uri mu gusinda urumva kuko iyo baye too much n'ubundi havamo ingaruka mbi usanga kugira ngo agere kuri level yo gusinda bibyatsi agarame mu muhanda byatewe na cya kigari cya gikunda kugendamo cy'abantu niba ugiye buri ugiye no kungurira ukanga tugiye kunywa turi abantu 8 ntabwo nakwemerera
kuko none se mugiye muri abantu 8 wowe ukanywa izo uzi nyine ushoboye moga biragoye, hanyuma ukarekera. biragoye ko buri mu bantu benshi bitewe na cya kigali nakubwira. Ubwo nyine nawe ni kwa kundi nawe nta hantu utaneye uriya mujene utuvuyemo utangira kubemera kugira ngo wereke ko uzishoboye kandi ikintu ugende dore ukuntu utabishoboye unabizi ko ikintu nyine ntari bukibashe gikumira hakiri kare bagati ahantu simari kuko nimba nzi ko kuva muri abo bantu biri bungore abo bagiye kuba benshi ndabareka cyangwa ngewe shaka turi muri public abantu bazi ko navuga ati muri public hagati wapinge singa inzoga bitewe nuko nabonye ari benshi ati bwa mbere baraguserereza cyangwa nyine ukabona niyo ari abantu badasobanukiwe ugasanga nyine bakurebye kundi kuntu cyangwa bifashe ukundi ariko nta kintu babitwaye kuko after ibyari bukurikiye birangira ari wowe bacyuye rero kwemeza abantu birangira ari wowe bihombeyemo kandi abo bantu ugiye kwemeza ntabwo baba bahari icyo gihe. Impamvu aka kantu nyine nkazanye nuko nanjye byanangaje none se yabikoze nyine kugira ngo abiyemereho n'ayo mafaranga se nyine yashakaga ariko nyine numva harimo kwiyemera ntitwabishyiramo harimo kwemeza abantu urumva gushaka icyubahiro yego kwemeza abantu gushaka icyubahiro ndetse no kugira ngo abone ayo mafaranga. Okay, mwirinde kwiyemera nange mutazahasiga ubuzima cyangwa se ushaka no gukora ikindi kintu wenda n'ayo mafaranga uranayafite n'iki ewana nyine ugakora ikintu kuri pressure y'abandi bantu ugasanga nabwo nyine bigushize hasi biraguhombeje kubera kenshi usanga abantu bahomba bitewe no kwiyemera. Hanyuma Inyamagabe naho nabonye abantu ngo 7 nabo bapfuye bazira ibintu bijyanye no kunywa gusa nyine biracyari mu iperereza ariko bavuga ko banyweye ibintu nabyo ni inzoga hari atari ikigage birangira bose uko ari 7 bapfuye. Bavuga gushyingura umwe bagasanga undi yapfuye, bakava gushyingura umwe bagasanga undi yapfuye. None biterwa n'iki n'ikigaza mbese inzoga ari ikigage niba ari inzoga ko n'ibintu banyweye nyine kuko hari gukekwa nyine ko babahumanyije. None se no kuri Saint Valentin umuntu azajya ajya kunywa najya kuri toilette nyine kirahora akigendane cy'inzoga kugira ngo adasanga bamuhumanyije. Oya mu gihe nyine wasohokanye n'umuntu utizeye ukumva ko izo risk ntago zabo utizeye zo wavuga ko utamwizeye gute kandi akenshi ko usanga n'abantu bakora ibintu nk'ibyo ahubwo ari n'umuntu w'inshuti yawe uri hafi yawe musangira ukuzi neza. Wamwere gute bareka kujya kuri toilette kuri Saint Valentin uri kumwe n'umuntu reka wiki n'abangaba 7 tuvuge ko bari bagiye bakabashiramo badahari ahubwo ni nk'umuntu nyine bateguye kabati rero bari abantu njye ndashaka kuzabatumira tugasangira ubone akabarangiza bose bapfuye. Bapfuye ariko uburyo bari gupfa bapfuye nyine umwe nagize ni inzoga nyine zenda zateye inzoga zijya zizo gasa wenda yitwa mu manura jipo muri ture ariko nabwo ushaka no gusanga ari muri ubwo bwoko wenda bananyweye bakaba banabeshera n'uwo muntu ahubwo wenda akaba mu byo yakoresheje harimo n'ibintu wenda ushaka kuba byakwangiza ariko batabizi. Ngira ngo tunasoreza ahangaha ariko nyine abantu mwirinde mwitwararike munywe ibintu byemewe hanyuma n'ujya no kunywa inzoga unywe izo ubashije cyangwa se nagira inama yo kunywa resi kandi twirinda kwiyemera. Umuntu utarabona ntago yemera buriya abantu benshi bemera ari uko babo ikibazo ko umuntu afite ubwenge nuko umuhana avayo nk'umuntu bitarabona ntabwo namubwira ibi bintu nk'ibi navuze ahangaha ngo abyemere urumva cyangwa umuntu utaragira experience muri ibi bintu cyangwa ubona inshuti ye byabayeho impamvu mbizi nuko nzi umuntu byabayeho kandi uri close kuri njyewe. Reka twifuriza abantu kuzagira Saint Valentin nziza bafite abakunzi abari single namwe nyine muzihangane muri bya je mu uzaba uri single ariko umuntu anakwisohokana azandike muri comment ati ngiye ndi single ushaka no kwisohokana akagenda nawe nese ugiye kwicara wenyine ukinywera nawe nta kintu bitwaye gusa ngewe umuntu uri single ndabimwemereye niyandika hasi muri comment avuga ati ngiye ndi single anyemvite urumva we abyandika muri cyangwa drop migemo nambaze. Aha reka tubashimire mwege mwese mwe muduteza amatwi namwe muri kutureba mwe mudukurikiye ikiganiro cya BVN Talk Show aho tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni Morgan hamwe na mugenzi wanjye Elmex ndeka ngushimire ko waganiriye nanjye muri iki kiganiro namwe mwese reka tubashimire mukomeze kugira ibihe byiza cyane turabakunda. Ciao ciao.